bamwita Niyibizi Ramadhan yahawe ubutumire n'ikipe ikini cyiciro cya mbere muri Canada bamwita Niyibizi Ramadhan. Rwatubyaye Abdul yise abafana ba Rayon Sports indashima avuga ko rwose badashima umutoza Darikonovic yagaragaje agahinda k'abantu bamubangamiye mbere yuko aninjira no mu Rwanda aje gutoza ikipe ya APR. Mureke ibyo byose tubyinjiremo mbasaba ngo mukande subscribe kandi mbere na mbere mbifurije ibyiza byose bituruka ku Mana. Abantu mudukurikira muherereye mu Rwanda, abantu mudukurikira muherereye hanze y'u Rwanda, abantu mudukurikira muherereye mu bice byose rwose bigiye bitandukanye, abantu mudukurikira muherereye mu karere ka Nyaruguru ndabasuje by'umwihariko n'akarere ka Ngororero. Abantu rwose mwumve ko mbasuje cyane, n'abantu mudukurikira muherereye Nyagatare n'utundi turere nzangenda ntusuhuza gake gake rwose, ariko aho uherereye hose wumve ko twifurije ibyiza bituruka kuri Nyagasani. Iyi channel ni channel yaje bayita Fobi Sport TV, ni channel yaje izanye icyo bita amavugurura, tubazana icyo bita amakuru zandani mu makipe yanyu mukunda kugira ngo mugende mumenye se bigeze he, se bimeze bite, amakuru avugwa mu makipe yacu nahe, byose bikagenda biherekezwa n'ubusesenguzi bwiza cyane buzira ibihuha, buzira ibyaba kabaye cyangwa se gushyushya ibintu nyine muri make. Tubaha amakuru ahari ameze neza cyane. Niyibizi Ramadhan nyuma yuko hamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, ikipe ikindi cyiciro cya mbere muri Canada yamuhaye ubutumire, imutumira rwose kuba yajya gukora test cyangwa se kuba yajya gukora isuzuma kugira ngo barebe ko uyu musore w'umunyarwanda Niyibizi Ramadhan ukina mu ikipe ya APR rwose mu basore batagiye babona umwanya uhagije wo gukina. Ikipe muri Canada ikindi cyiciro cya mbere yamubengutse bose baravuga bati Niyibizi Ramadhan umukinnyi w'umunyarwanda cyane ushobora kuba agiye gusohoka mu ikipe ya APR kuko ari mu basoje amasezerano. Bivugwa ko rwose uyu musore ikipe ya APR ishobora kuba yamurekura akaba yakigera mu cyiciro cya mbere muri Canada kureba uburyo yashakirayo akazi, nubwo wenda ari test azaba agiye gukora, ariko nabonye ari shampiyona idakomeye cyane ku rwego rw'uko Niyibizi Ramadhan aramutse agiye rwose ku kigero cyo hejuru ikipe yamufata. Wenda ishobora kunaniranwa ku biciro n'iki, ariko kujyanye no kuba Niyibizi Ramadhan z'umupira rwose umupira arawuzi mwinshi pe, umupira mwinshi cyane umurimo rwose bamwita Niyibizi Ramadhan. Ikipe iki ni icyiciro cya mbere muri Canada, wenda Canada si ahantu tuzi cyane hari shampiyona ikomeye cyangwa se muri football Canada ntago irakanyakanya nyine ntago ikomeye, ariko Niyibizi Ramadhan rwose ikipe yaho yamubengutse iravuga ati Niyibizi Ramadhan rwose waza ukagira byinshi udufasha mu gihe mu ikipe ya APR wabuze umwanya wo gukina, twe wakaza rwose ukagira byinshi udufasha. Ese Niyibizi Ramadhan aremera kugenda cyangwa se araguma mu ikipe ya APR? Icyo ni ikibazo wakibaza, nanjye nkakikubaza. Ikipe murebana rwose bayita Kavaria. Iyi kipe iki ni icyiciro cya mbere nabibabwire ku mwanya wa kabiri muri shampiyona ya Canada, ariko mu cyumweru gishize ari ku mwanya wa mbere, ariko yamanutseho gatiri ku mwanya wa kabiri. Imwe mu makipe y'ubukombe muri kiriya gihugu ko ibikombe 7 mu myaka 4 imaze, urumva bose ni ikipe ikomeye, imaze imyaka 4 itwaye ibikombe 7, harimo 3 bya shampiyona n'ibindi 4 by'igihugu. Urumva ko rwose aha ni ikipe ikomeye cyane bayita Kavaria, yifuje umutara bita Niyibizi Ramadhan. kandi ubwo iyo ikipe igutumiye iguhaye gutumira ugomba kubwitabira rwose. Niyibizi Ramadhan ugomba kwerekeza muri Canada kureba uburyo situation zimeze, kureba uburyo agomba kugenda akabikurikirana, akareba uburyo yakomeza kuzamura impano ye, kuko numwe mu bakinnyi y'abanyarwanda rwose abantu benshi bavugaga bati uyu mukinnyi ni umukinnyi muzima cyane, wagira byinshi afasha equipe agiyemo, wagira byinshi afasha ikipe akinira. Bamwita Niyibizi Ramadhan ni ikipe ya APR rwose isa nkaho kubona umwanya wo gukina uhoraho rwose byagorana, kandi icyiza rwose abantu banamwifuriza ni ukujyana abona umwanya wo gukina. Urumva ko rero rwose Niyibizi Ramadhan amavuta y'ababyaye amata y'ababyaye amavuta, kuko rwose iki nicyo gihe ngo Niyibizi Ramadhan asohoke mu ikipe ya APR rwose. Noneho by'umwihariko we yaba asohotse neza agiye hanze y'u Rwanda rwose kureba uburyo bimeze, yaba ku buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga hari ikiyongera, yaba ku kijyanye n'impano ye nabyo hari ikiyongeramo rwose, ubundi ibintu bikagenda neza cyane rwose, ibintu bikomeza kugenda biba byiza cyane kuri uyu mutaramu bita Ramadhan rwose. Niyibizi umutaramu mu karere ka Rubavu yagiye utangaza amakuru y'imiriro rwose,
uvuga ati igikombe ni icyacu, ni ikibazo cy'igihe, birangira ikipe ya APR igitwaye, birangira ahanganye n'uwo bita Muhire Keve rwose birangira aje gushyira baro hasi. Urumva ko ibintu biba bikomeye cyane. Nibizi Ramazani uyu mwaka rwose yerekanye ko ari umukinnyi mwiza ku kijyanye no kuvuga no mu kibuga byose yarabivanze rwose. Umutoza Darikonovic aganira n'ikinyamakuru TV and Radio 10 yatangaje ko rwose hari abantu benshi cyane bakoze byose ngo bamubangamira igihe yazaga muri APR. Avuga ko rwose aramutse abavuze nyine yashatse ngo yabavuga ngo n'abantu benshi cyane bamubangamiye ubwo yazaga mu kipe ya APR nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu bamwita Darikonovic. Umutoza w'Umunyaserbia rwose yavuze ko hari itsinda ry'abantu benshi cyane bafashe umwanya wabo rwose bamwicira izina, bamuvangira ngo bamutesha umutwe, bamubuza amahwemo, baramuvangira rwose ngo bituma n'umusaruro yari gutanga ugenda uba muke. Abanyamakuru baribaza se nabivangaga mu mitegurire ya match, nabivangaga muri 11 wapanze se byagendaga bite rwose. Aravuga ati reka ibyo ndeke kugira icyo mbivugaho, ariko nindamuka mbitangaje rwose bazimenya kandi bamenye n'amakosa bakoze, bamenye ko atari amakosa ya kinyamwuga, bisubireho. Uyu ni umutoza wahoze utoza ikipe ya APR bamwita Darikonovic, Umunyaserbia rwose imyaka 52 rwose, wahoze utoza ikipe ya APR ku ngubu rwose wamaze kuyisohokamo. Ikipe ya APR iri ku isoko ishakisha abandi batoza, ireba ese nindi ugomba gusimbira umutara mu bita Darikonovic, kuko we twabonye ko nta kirimo, nindi ugomba kumusimbura rwose akareba uburyo akurikirana bimwe na bimwe rwose ikipe ya APR ikaba yagenda yitwara neza. Iki ni ikibazo nakibaza nawe nkakikubaza, ubundi tukomeza tukizamukira neza cyane. Bamwita Darikonovic, umutoza rwose w'Umunyaserbia utaragize igikundiro mu bafana y'ikipe ya APR, kuko basanze nta kirimo pe, basanze uyu mutoza nta kigenda, kuko ni kenshi yagiye abarisha imitima, ni kenshi yagiye abasuzuguza imbere y'ama ekipe mato cyangwa se n'amakipe asanzwe rwose, amakipe asanzwe pe, amakipe asanzwe. Ikipe ya APR rero nyuma y'uko mbabwiye ko iri gushakisha umwataka ariko uca ku ruhande, uca kuri 7 rwose, ugomba gusimbura n'uwita Kim Kiwanuka. Uyu mutaramu muri kubona bamwita Trembo Bondi Gini Abdul. Iki gikinnyi njye nakunze ahangaha ku mfundiko zacyo rwose, ndi kubona hameze nk'aho mu sportif pe. Urabona ko nyine afite icyo bita itaka, afite igufwa ryakomeye rwose, irira kawunga n'ibishyimbo byariye muri Cote d'Ivoire rwose. Uyu mukinnyi mbabwiye ikipe ya APR iri kumuganiriza gake gake, ariko ngo ntago yumva ibyo kuba yaza mu Rwanda, kuko ngo amakipe muri Arabia Saudite ari kumuganiriza nayo. Aravuga ati rwose njye uyu mwaka ngomba gusohoka muri Cote d'Ivoire nkerekeza muri Arabia Saudite, kuko hari na murumuna w'ikinayo. Urumva ko rwose amahirwe menshi ngarigira Arabia Saudite. Mu mikino 15 yakinnye muri iyi yatsinze ibitego 6. Urumva ni umukinnyi ukanyakanya rwose, ngo APR iramubura rwose imureba. APR uyu mutaramu rwose ngo biragoye ko yamubona, kuko ngo amakipe menshi ari kumuganiriza pe, by'umwihariko ku mugabane wa Aziya niho hari amakipe menshi ari gushaka uyu musore, kuko umugabane wa Aziya murabizi ko iyo bageze muri Afurika bashaka abakinnyi rwose murabizi ko ntaho bahangana, kuko bari kuri icyo bita inoti pe. Umukinnyi ugasanga hano muri Afurika yarari guhabwa miliyoni 50, ariko barabaza kuvuga ati rwose turagwa miliyoni 80 cyangwa se 100. Urumva ko nawe hafi gukuba kabiri wapfa kugenda, niyo wamara amezi 3 ukahita ugaruka rwose